Yesu ashimwe. Dukomeje gushima Imana iduhaye umwanya mwiza nk'uyu nguyu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, turebere hamwe imirongo yadufashije mu bice twasomye none. Uyu munsi twakomeje gusoma mu gitabo cya Yobu, igice cya 37 n'igice cya 38. Twasomye kandi mu gitabo cya mbere Pawulo yandikiye Abikorinto, igice cya 12. Muri iki gitabo cya Yobu twakomeje kubona ku gice cya 37 Elihu akomeza kuvuga ariko igisomye neza ubona ko ibintu avuga ni ukuri. Biba ikibazo yabihuje n'ubuzima bwa Yobu, ariko ubundi ibyo yavuze ni ukuri. Yagaragaje imbaraga z'Imana n'uburyo ikomeye n'uburyo ihambaye n'uburyo iteye ubwoba. Mu gice cya 38 tubona ukuntu Imana yasubije Yobu, ariko muri uko gusubiza Yobu ntabwo yaje imubwira ngo Yobu rero ibyago wahuye nabyo, ko warapfushije abana, ko warabuze ibyawe, ko wararwaye, akaga kose wahuye nako byatewe n'iki n'iki, byatewe n'izi mpamvu. Oya, ntabwo ariko Imana yaje imubwira, ahubwo nayo yaje imubaza ibibazo. Iramubaza, imubaza aho yari ari, irema isi n'ijuru, mbese imubaza ibibazo bigaragaza gukomera kwayo n'ubuhangange bwayo n'ukuntu ari Imana iteye ubwoba. Ni Imana ikomeye, ni Imana ihambaye. Iyo usomye kino gice wibaza umuntu utemera Imana abikura hehe. Ariko ni Imana ikwiriye kwizerwa no kwiringirwa. Nawe ugera ahantu ukumva urashidikanyije, uzirikana ko Imana wiringiye, Imana usenga ari Imana y'inyamaboko, Imana y'inyembaraga, Imana ihambaye kandi Imana ikomeye. Imana idufashe kandi tugirire neza. Dusubiye ku gice cya 37 ku murongo wa 23, ariwo murongo tuzirikana none, haranditse ngo ishobora byose ntabwo twabasha kuyishyikira, ifite ububasha buhebuje kandi igira imanza zitabera no gukiranuka kwinshi, ntabwo irenganya. Imana ishimwe. Ishobora byose ntabwo twabasha kuyishyikira. Ni koko iyi Mana ntabwo twabasha kuyishyikira, ariko mu Mana bwayo, mu buhangange bwayo, yiyemeje kudushaka. Iraza iza kudushaka. Niyo mpamvu tuyishyikira duciye muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Imana mu rukundo rwayo rwinshi, Imana ubundi tutakwiye gushyikira, tutakwiye kwegera, yiyemeje kutwegera muri Kristo Yesu. Yesu araza duhuza n'Imana, aduhindura abana b'Imana. Imana ishimwe. Uyu mugisha twagize, iyi neza y'Imana ntidukwiye kuyipfusha ubusa. Ubuntu Imana yatugiriye ntidukwiye kubupfusha ubusa, kuko yemeye guturana n'abantu, kandi ari Imana yera, ari Imana ikomeye, ari Imana ihambaye, ari Imana ifite ubwenge butarondoreka. Mukayapfusha ubusa. Dukwiye kwegera Imana duciye muri Kristo Yesu, tuyishyikira duciye muri Kristo Yesu, kuko yahisemo, Imana yo yahisemo kudushaka, iza kutwegera. Kuko mu mazina ya Yesu harimo Emmanuel, bivuga ngo Imana mu bantu. Imana yemeye guturana natwe abantu, yemera kubana natwe binyuze muri Kristo Yesu. Mbese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe? Niba utarabikora, niba utaramwakira, uyu munsi umwakire. Niyo nzira twahawe yo gushyikira Imana Data no kuzabana nayo mu bwami, twizeye Kristo Yesu. Mbese wari ucorogoye, wari uguwe nabi, kaga n'ibibazo byari biguhangayikishije? Komera. Iyi Mana twiringira, iyi Mana tuvuga, iyi Mana twizera, ni Imana y'inyamaboko, ni Imana itabara, ni Imana irengera, ni Imana igirira neza abayisaba bakayisenga. Humura, nawe yagutabara, nawe yakurengera, nawe yakugirira neza. Ishobora byose. Imana ishimwe. N'ibyo byawe irabibashije kandi izakurengera. Yizere, yiringire, ikuri hafi, kandi n'ukuri izagutabara. Urakoze kubana natwe muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, kandi twiringiye neza ko bikomeza kugufasha no kukubaka, bigatuma ukomerera mu mwami, nawe utarizera ukamwizera. Icyubahiro ni icy'Imana iteka.